wowe ntabwo wigeze wibaza impamvu iyo wariye ibishyimbo ari gusura cyane? Naho se iby'amagi ko ari yanuka cyane kubi mu misuzi byaba bimeze bite? Kubera iki iyo wariye ibishyimbo hose uciye bifata ku munwa? Kuki usuragura nk'uwo babitumye? Ngiye kubigusobanura neza ubyumve. Nitwa Samuel Mugisha, menya byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe nona. Niba utarabikora ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu bya buri cyumweru mu gihe kizaza. Ikaze. Yego, reka tubwizanye ukuri, ntitubeshanye. Twese twabiciyemo. Nijoro wariye udushyimba ahantu cyangwa se watushabuye mu nkono cyagiye wumva gushonje, cyangwa se wanyuze ahantu uharya ibiryo bifunguye bya bindi bigeretse bya kinyarwanda, gusa mu nyuma nibwo umubiri wawe ko watangiye kuririmba gusa se ahubwo cyane. Kubera iki biriya biryo byuje intungamubiri nk'uko tubizi? Ibiribwa byiza nk'ibishyimbo bigira mu mubiri bikubaka uruganda cyangwa se igisa n'uruganda rw'imyotsi n'imyuka mu nda hacu. Bitubaho buri munsi. Kubera iki? Hari ibanga ibishyimbo aho biva bikagera bigendana ari naryo rikora imisuzi myinshi iyo twabiriye. Amasukari, ubwoko bw'amasukari aba mu bishyimbo n'ayitwa oligosakaride. Aya masukari yatekereza nk'isukari isa naho igoye kugira ngo umubiri ubashe kuyicagagura. Mu busanzwe umubiri wacu ubasha gucagagura byoroshye amasukari ya disakaride, amasukari abagizwe n'amasukari abiri afatanye. Isukari nicyo kintu tuba dukeneye mu biribwa iyo turiye. Buri kiribwa kigira isukari yacyo, birumvikana. Oligosakaride rero, aya ni amasukari abagizwe n'amasukari kuva kuri 3 kugeza ku 8 yose afatanye hamwe n'aba mu bishyimbo. Mwibuke umubiri ubasha gucagagura neza amasukari nibura 2. Ku mubiri ntabwo biba biboroheye iki gihe. Turavuga rafinoze, stasiyose, viribasikoze. Ngaya amasukari turimo turavugaho. Aho ibintu biryohera mu mubiri wa buri muntu wese ku isi hari umusemburo ucagagura isukari witwa alpha galactosidase. Uyu ni umusemburo utagirwa n'umuntu n'umwe ku isi ya rurema. Uyu musemburo kuba tutawufite nk'abantu bituma hari amwe mu bwoko bw'amasukari tutabasha gucagagura mu buryo kamere bworoshye, byose bibereye mu mara. None niba amara yacu atabasha gucagagura cyangwa se kuyacagagura, ubwo ngubwo ajya he? Yisanga agomba gukomeza urugendo akisanga mu rura runini. Kutabasha kuyacagagura ubundi niho byose bitangirira. Ese wowe ntabwo bita bituma wibaza niba hari ibindi bintu turya umubiri wacu utabasha gukoresha? Nta nubwo se bita bituma wibaza ingaruka bitugiraho z'ubuzima cyangwa se nk'abantu? Twinjiye mu kirori cy'udukoko turi kwishimira ifunguro ryoherejwe n'amara y'amasukari yaragize ibishyimbo umubiri wananiwe gukoresha. Aha ni ibitangaza bibera byose bitangirira, ubundi ugatangira kumva aya majwi. Aka kanya tuvugana isukari zigoye zavuye mu bishyimbo ziba zageze mu rura runini, large intestine. Ninde ni ibiki biba bitegereje amasukari yavuye mu bishyimbo mu rura runini? Udukoko two mu bwoko bwa bakteri tubarirwa mu miliyaridi tuba dutegereje iki gihe. Utu dukoko mu busanzwe dukunda cyane isukari yo mu bwoko bwa oligosakaride. Ni amazi afutse kuri two. Duhita dutangira gucagagura ya sukari yarenze mu mara idaciwemo. Icyo bibyara wakimenye: umusuzi, gaze. Aha niho ubuhangange bw'ibishyimbo mu gutanga imisuzi bugaragarira. Ubwoko bw'umusuzi buterwa n'ubwoko bw'agakoko kawukoze cyangwa se kawurekuye. Niyo mpamvu tudasura kimwe buri gihe nubwo twaba twariye ibishyimbo bisa cyangwa se bimwe. Biba bimeze nk'igikoresho cy'umuziki kiri gucuranga amanota atandukanye. Muri iyi nkuru, amanota ni imyuka cyangwa se yumve nk'imyuka ya hydrogene na carbon dioxide.
nibiba bigize imisozi. Rimwe na rimwe metane uzi ukuntu inuka. Aha uzabibarirwa. Ese wowe ntabwo bigutunguye gusanga udukoko twacu buri muntu wese agendana muri twebwe twiza kandi ku buzima bwacu kuba ari two ruganda rw'imyuka ihumanya amazuru? Ni ibihe bindi utu dukoko dushobora gukora mu mibiri yacu? Fibre ngiki kindi kintu kiba mu bishyimbo. Nubwo isukari cyangwa se amasukari yo mu bwoko bwa oligosaccharide ari kimwe mu bitera gusura kwinshi nyuma yo kurya ibishyimbo, hari na kimwe mu bishyimbo kibigize cyitwa fibre. Mu musanzwe fibre ni ikintu kiza ku buzima. Fibre yonga mu mazi n'itayonga, insoluble and soluble fiber, zose ziboneka mu bishyimbo. Yego zose ni nziza ku buzima bwawe. Fibre yonga mu mazi, iyi nayo iyo igeze mu rura runini icagagurwa na twa dukoko nk'uko bigendekera amasukari yo mu bwoko bwa oligosaccharide. Ibi bita bihinduka ibintu bibi cyane. Fibre itayonga mu mazi yo yongera ingano mu rura runini, hari n'ubwo ifunga umusuzi wamaze gukorwa ntuhita usohoka, byose bikarema imisuzi noneho bikakurenga. Bitangaje, ibishyimbo cyangwa se bigize ibishyimbo binatuma bintungamubiri ku muntu cyangwa se kuri twebwe, ni nabyo bituma dusura kubi iyo twabiriye turekura imyuka. Bihita bituma wibaza niba hari ibindi byiza cyangwa se ibindi bintu byiza by'ubuzima cyangwa se ku buzima dufata cyangwa se turya bizana n'izindi ngaruka zaba mbi rimwe na rimwe. Dore ubu nibwo buryo bwo kugabanya umusuzi cyangwa se imisuzi nyuma yo kurya ibishyimbo cyangwa se igihe wariye ibishyimbo. Ngo ubu buryo bwonyine bwizewe bwo kurya ibishyimbo ukaryoherwa nabyo, gusa unasura gake. Aka ni ubwenge ka mbere, kwinika ibishyimbo. Bivuga ko kwinika ibishyimbo byumye ijoro ryose bikarara mu mazi, ukamena amazi byarayemo mbere yo kubiteka, ukabyoza neza mbere yo guteka. Ibi bigabanya ya masukari ya oligosaccharide twavuze atera imisuzi. Tangira kurya ibishyimbo bike, ugende wongera ingano uko igihe kigenda gishira. Ibi bizatuma udukoko cyangwa se twa dukoko twavuze tumenyera gahoro gahoro, ku buryo dukoresha ibishyimbo neza wariye nta misuzi irekuye myinshi. Hari n'abahitamo gukoresha bimwe mu bikomoka mu nganda byifitemo umusemburo witwa alpha galactosidase, umwe twavuze umubiri yacu cyangwa se umubiri wacu wa buri muntu ubura. Abantu nk'aba cyangwa se aba bantu, iyo umusemburo wawe ukoresheje ubafasha gucagagura ya masukari twavuze mbere y'uko agera mu rura runini. Ugomba kwiga kujya ukanjakanja ibishyimbo neza cyangwa se n'ibiryo muri rusange. Gukanjakanja ibiryo muri rusange ni ibintu bifasha cyane mu igogorwa cyangwa se igogora ryoroshye. Biratangaje ukuntu ubumenyi buto nk'ubu tutari tuzi bwatumaga duseba mu bantu dusura nabi. Ubutaha nurya ibishyimbo uzamenya neza impamvu umubiri wawe uhumeka kwa kundi bimera. Ntabwo ari ikosa, si igisebo, ahubwo umubiri wawe uri gukora akazi kawo neza. Icyo wasigarana: ibishyimbo ni byiza ku buryo byigiramo ibyubaka umubiri, vitamine, imyunyungugu na fibre byiza ku buzima wirengagije imisuzi yabyo. Ntuzatume imisuzi ikuvana ku bishyimbo. Hano tukugezeho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho n'amasomo y'ubuzima, tumenya byinshi kubera mu isi muri make. Niba tukiri kumwe wakunze ikiganiro, manuka munsi y'video ukore subscribe niba utarayikora. Andika ijambo rya riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege dushobora kubahereza ibiganiro byinshi byiza nk'ibi. Ntiwibagirwe guhereza ikiganiro like, unagisangiza abandi kugira kigere ku bantu benshi. Nitwa Samuel Mugisha, naho ubutaha.